rega niwe mba mfite mba ngomba kwisuraho nusure kugira mbigenze nte mbibwire niweho musaza wanjye mfite ndabizi ariko ndaza kubiteka sawa sibyo nta kibazo okay hashigenda wa mwakuwe ariko nuko bari gukomeza kungorera ibintu ngibi ko none wowe wakoze ibiki umwana wanjye ndahajyamye mu kuzimu ntazi naho bamushinguye ubu rero umwana wanjye iyi dayimoni y'umugore niryo ridutera umwaka uzi kubona Pastor Kama apfuye nta mwana n'umwe asize ariko mana uyu mugore nzamugenza gute uzi gupfisha umwana ntubone no kumuramba we ahubwo njyewe komeza kumurota ariko ugendagenda muri uru rugo igihe cyose ndamurota ngaho ari hano mana ukora ibishoboka byose uyu musazi w'umugore ave muri uru rugo kuko naguma hano ngewe nzagwa ku gasi pe mama bumvikana agahinda ufite ni kenshi kandi urababaye urabona kuva Kanuma yashaka irashano nta mutekano twigeze tugira mw'uru rugo ikimbabaza ni kimwe n'ukuntu twamuhanaga nkamugira inama yo kwirukana uriya mugore atari yageza n'aho amwica ndabyumva tukaba dukomeje kurera umwanzi umeze kuri mw'uru rugo ikiruta byose nuko twafata icyemezo tukamwirukana mw'uru rugo atazava atwica natwe ariko uzi ko gishobora kuba gikoresha imiti kikaba gishaka twese kuzasiga kiturimbuye mama ikiruta byose nuko uriya mugore tugomba kumukura mw'uru rugo byange bikunda ruvemo oya mwana wa koresha ingufu uyu mugore ave mw'uru rugo umaze igihe kirekire tutanana ukaba uri muri telefone nta no kunganiza ubiterwa n'iki nicyo kibazo se mba gusa ari ibyo mba ndimo kuko ntabwo ari ibintu bikomeye cyane ku buryo byatuma ntavugisha mushiki wanjye gusa umwanya munini nawuhawe kuko burya niba amaze kinini ndi mu kazi mugiye mu kazi mba ngomba kuza ngagira umwanya wo kukuganiriza ariko sorry hari utuntu dukeneye mu gihe wihangane none si kubera iki utanyereka n'umukunzi wawe basi ngo byibura mumenye cyangwa utubwira ati cyangwa umuzane n'aha mu rugo ngo umutwike ngo utwereke umukobwa wifuza ko mwabana wenda mukaba umugore n'umugabo buriya iyo unzanye muri ibyo bintu by'urukundo rero usa n'umeze nk'uhurumikeje gute ntabwo wibuka ko ibintu Denise yankoreye nasi ko yabigukoreye uri umukene uciriritse ukaba umaze kugira amafaranga bihagije
ntabwo watereta undi mukobwa wumva wifuza w'inzozi zawe. Nkibaze Ibyo ni byarahise bigomba kurangirana n'igihe. mushiki wanjye rero buriya ntabwo uramenya iby'urukundo. Buriya umuntu arakubaza aragukomeretsa umutima. Yego. Erega Denise naramukunze cyane, naramukunze ku buryo ibaze noneho ubu ngubu amaze kugira amafaranga nyine, umukobwa nyinjirire mu buzima wenda sinabyirwa n'ikindi bazanywe n'amafaranga yanjye. Ariko umenye ko Denise icyo gihe yankundaga ngifite amafaranga, ariko nyuma aza kubona umusore sha w'umunyamafaranga arankoma. Ako gahinda ndakagenda n'umunsi ku munsi. Ahanini wenda hari igihe wenda niherera no muri telefone, hari igihe byibutse gusa wenda nuko ufite umuryango mwiza n'ubyeyi bacu batakiriho. Iyo mubona umeze neza utuje wishimye biranezeza, nabyo biri mu bintu bigarura reka bigatuma nongera gusubira agatege. Ariko reka nkwereke rero, mbabarira iby'urukundo biretse hanze n'itonde nshaka amafaranga, nzongere mbone umukobwa nzakunda nkuko narakunze Denise. Hari ikibazo? Bitegure kuko kuba wenyine ntago nje bikimishije. Umaze gukura pe. Yego birumvikana maze gukura, ariko burya umwanya mwe utakaje mu gushaka amafaranga. Nase urabona utari umusirimu. Reba hano tuba, reba inzu tubamo. Ibi byose ni ukwihiringa. Ibyo byo kurisha umwanya burya nshaka. Iyo nganira n'umushiki wanjye arampagije, ariko rero mu rwego rwo kugira ngo nawe wishime nzabikora, sibyo? Ntahise kabasi. Nise hari ikindi kibazo ufite mu buzima busanzwe? Nari nkeneye amafaranga, hari utuntu nshaka kugura, amafaranga ubunyoherereza bari makeya bishoboka. Ariko hari akabazo nshaka kubaza. Amafaranga nohereza kuvuga ko ari make, kandi nge uyohereza nkabamo ari menshi, sha amafaranga uyashira aho ntabwo ufite igisore cyesha? Ntacyo, ahubwo kuzi ko ababyeyi bapfuye ari wowe nsigaranye, kuko uba ugomba kuba amafaranga nk'uko nabo bari kuzaja barayama nkagura ibyo nkeneye nk'abandi bose. Ibyo ndabyumva, umukobwa wakeneye byinshi koko, ariko sinibaza ukuntu ejo bundi hari amafaranga nkoherereje aka kanya ukaba uyapfushije ubusa, ukaba ugiye kumbwira ngo nongere ngo hande amafaranga. Nyine nibyo nkubaza, amafaranga nkoherereje ejo bundi umusibe ejo uyagize utaka kanya. Abakobwa dukenera byinshi kandi uwo ntinabikubwira ngo ubyumve. Reka nkubwire rero, sibyo? Sinanze ko umera neza, kandi urabona ko burya nta nubwo umeze nabi, sibyo? Yego. Ariko ibintu abanza mbikorera ubugenzuzi. Reka manze mbitekereze, wenda abanza mbere kora ubushakashatsi menye amafaranga yashira. Kandi kwanza buriya ibi reka tutari kwitindamo, sibyo? Yego. Reka ari gahunda ngiye kujyamo, ibi naza kubitekerezaho atonde. Uraza kumpa igisubizo cy'ahantu ushyira amafaranga, sibyo? Ni wowe mba ngomba kwisanzuraho. Nusure kugira mbigenze mbibwire ni wowe musaza wanjye mfite. Ndabizi, ariko ndaza kubitekerezaho, sawa, sibyo? Nta kibazo. Okay. Hoje igenda wa mwakuwe. Umva, hanyuma ndega amatwi wumve ko je ntaco dupfana. ariko nuko bari gukomeza kungorera ibintu ngibi ko. None wowe wakoze ibiki?
umwana wanjye ntaryamye mu kuzimu ntazi naho bamushinguye. wifuza kugenda utwishe twese nk'uko wishe mukuru wanjye? ubundi kandi nta kibanza ufite hano, akaba ari ndanda yacu ufite, akaba ari nda mwana ufite hano, uri hano utegereje iki? Fata inzira ugende, nta nubwo uri bwongere kuba hano. ushaka kugenda twese twishe? ikiruta byose ni uko wafata inzira ukagenda. fata ibyawe. nukuri mwihangane kuko ibyo niboneye n'amaso yanjye birahagije, n'ibyo niyumviye n'amatwi yanjye. hari aho wari uri umeze nk'uri muri Sodomo na Gomora. Nzabimana ni ibisanzwe. Burya mu buzima habaho kumanuka no kuzamuka. Iyo ibindi bikubayeho bigutunguye biba bigoye kubyakira. Ubu buzima tubayemo si bushya, ahubwo twebwe turabumenyeye. Twakuze turi imfubyi, dukura twimama kandi twipapa. Nyine biba bigoye kubyakira, ariko nyine biba bigoye kubyakira nubwo waba ufite umutima gukomeye gute. Ibintu byambayeho biragoye kubyakira. ihangane n'ubundi nyine ageze mu rugo dukomeze bwa buzima nta kundi. Denise, humura, iby'ubu ntabwo ari inzozi. Ndi marayika w'Imana, nagutumwe nshaka kuvugana nawe. Ibibazo uri gucamo, humura, bigiye kurangira.